Nyagasani Yezu nabane namwe. Inkuru nziza Yezu Kristo nk'uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu abwira Nikodemo ati, ntutangazwe nuko nkubwiye ngo ugomba kongera kuvuka ubwa kabiri. Umuyaga uhuha werekeza aho ushaka, ukawumva uhuha ariko ntumenye aho uturuka cyangwa aho werekeza. Nguko uko bimerera umuntu wese wavutse kuri roho. Nikodemo aramubaza ati, ese ibyo bishoboka kubaho bite? Yezu aramusubiza ati, ukaba umwigisha muri Isiraheli maze ibyo ntubimenye? Ndakubwira ukuri koko, tuvuga ibyo tuzi tugahamya n'ibyo twabonye, ariko ntimwemere ibyo duhamya. Niba mutemera mbabwira ibintu byo munsi, muzemera mute nimbabwira ibyo mu ijuru? Nta wigeze azamuka ajya mu ijuru uretse Umwana w'umuntu wamanutse aturutse mu ijuru. Mbese nk'uko Musa yamanitse inzoka mu butayu, niko n'Umwana w'umuntu agomba kumanikwa, kugira ngo umwemera wese agire ubugingo bw'iteka. Iyo ni ivanjiri ntagatifu.